Hello guys, muri no video tugiye kurebera hamwe application eshatu zikwishyura mu gucuruza amafoto kuri internet ukaba wagurisha amafoto wifotoreye maze ukinjiza amafaranga. Duhereye kuri application ya gatatu ni application yitwa Fopi. Ino niyo application ya gatatu ugurishaho amafoto maze ukinjiza amafaranga. Uramutse ugiye muri Play Store ukandikamo ijambo Fopi ukabyandika gutya uhita uyibona. Ni iyi ngiyi yadownloadizwe n'abantu barenga miliyoni 5 kandi bayikoresha bagurishirizaho amafoto cyangwa se bayiguriraho amafoto. Ya ino application ukibaza uti bigenda gute bikora gute, ikintu usabwa no kwidownloadinga. Wamara kwidownloadinga ugakora login, ntago bagusaba ibintu byinshi, ntago gusaba verification y'indangamo cyangwa iki, ukajyaho ukandikisha nk'umucuruzi maze ugatangira gushyiraho amafoto. Murabona ko hariho amafoto menshi agenda agurishirizwaho. Ikintu ukora rero no kwidownloadinga, ndetse niba ushaka kumenya ukuntu bayikoresha by'umwihariko nzakora video yayo nereka abantu uburyo batangira kuyikoresha. Ya ibi rero ubona muri screen yawe ni ibyiza byayo, ushobora kureba ibyiza byayo ndetse ukareba n'ibibi byayo, ukaba wahitamo kuba wayikoresha nka application wajya ucururizaho amafoto. Application naguteguriye ku mwanya wa kabiri ni application yitwa Shutterstock. Ya ino application niba uri umu content creator cyangwa se ujye ukenera amafoto mu bintu byawe ukora, iyi ngiyi n'ubundi ubwo usanzwe uyizi, kubera ko ino ni application izwi cyane mu bintu bijyanye no kuguriraho amafoto cyangwa se kuyacururizaho ku ba content creator. Ya iyi ngiyi rero ushobora kuyikoresha mu buryo bworoshye, ukadownloadinga ino application yayo ugatangira kuyikoresha. Ya iyi ngiyi ushobora gushyira amafoto ushaka yose, umubare waba ushaka ku munsi wawushyiraho, kandi ukaba ufite amahirwe y'uko amwe muri ayo mafoto ushyizeho aza kugudwa. Ya iyi ngiyi ntabwo itanga amafaranga menshi nka Fopi, kuko Fopi itanga amafaranga agera mu madolari 10 ku ifoto imwe, mu gihe iyi ngiyi ishobora kuguha 1000 cyonyine. Ya ibi ngibi rero nabyo ni ibyiza byayo, ushobora kubireba ndetse ukaza gukora research ukareba n'ibindi bintu byinshi ugahitamo kuba wayikoresha. Application iri ku mwanya wa mbere ni application yitwa Etsy. Iyi ngiyi niyo application ubu ngubu naguteguriye nka application ya mbere nziza mu gucururizaho amafoto kuri internet. Iyi ngiyi rero ni application izwi cyane ndetse ni application izwi mu gucuruza, n'ubundi ntago ari amafoto yonyine igurisha. Urabona ko ifite rate 4.8, ifite n'abantu miliyoni 10 bayidownloadinze. Iyi ngiyi ni application izwi cyane nk'uko wumva Amazon cyangwa izindi website zirenze mu gucuruza. Iyi ngiyi ushobora kwicururizaho product zose ushaka, gusa icyiza kino application ushobora no kwishyira amafoto yakozwe na AI. Amafoto yakozwe na AI murabizi ko ari amafoto yamamaye muri iyi minsi, rero ayo mafoto wayagurishirizaho. Iyi ngiyi nayo nta kintu isabwa kirenze sibye kuba ufite ikintu ushaka gucuruza maze ukajya kugicuruza. Ya ibindi ikabyikorera, ni ugushyiraho amafoto yawe maze ibindi ikabyikorera. Ya ibi ngibi rero ni ibyiza byayo, wenda nk'uko wacuruza amafoto yakozwe na AI kabirabukira benshi, ukaba washyira mu mubare ushaka amafoto kandi ukabikuza ukoresheje na banki. Ya iyi ngiyi rero nayo ni application nziza wakoresha, gusa nyine ukibuka ko iriho competition iri hejuru kandi ikaba itagurishirizwaho amafoto gusa. Ya rero niba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba kugira ngo nugende udakoze subscribe.